sida hari umuntu ubabaye cyane yarafite ishavu n'agahinda yaraciwe mu gihugu cy'abayuda ku kidendezi cy'Ibetesida hari umuntu ubabaye cyane yarafite ishavu n'agahinda yaraciwe mu gihugu cy'abayuda. Nshuti yanjye uri hano uyu munsi zana ibiko rushya uko bingana ubiture imbere y'Imana uri urahabwa imbaraga. Nshuti yanjye uri hano uyu munsi zana ibiko rushya uko bingana ubiture imbere y'Imana n'ukuri urahabwa imbaraga. Yahoraga agana imbere yacyo ategereje ko amazi yihinduriza. Iyo amazi yamaraga kwihinduriza abandi bo bayamutangagamo. Yahoraga agana imbere yacyo ategereje ko yihinduriza. Iyo amazi yamaraga kwihinduriza abandi bo bayamutangagamo. Nshuti yanjye uri hano uyu munsi zana ibiko rushya uko bingana ubiture imbere y'Imana ukuri urahabwa imbaraga. Nshuti yanjye uri hano uyu munsi zana ibiko rushya uko bingana